kugira ngo tube twabyumva neza cyane, reka twifashishe izi ngero zigera kuri 3 duhereye ku ya mbere. ngo niba urota uhunga umuntu runaka, bishobora kuvuga ko uwo muntu afite uruhare runini cyane mu kugushyiraho igitutu cyangwa se ubwoba mu buzima busanzwe. Urugero rwa kabiri narwo rurumvikana cyane, ngo niba urota uhunga inyamaswa, ahangaha twavuga nk'imbwa, intare cyangwa se inzoka. Ibi bivuze ko hari amarangamutima akomeye waba wifuza guhunga, nk'uburakari, intimba cyangwa se ubwoba. Urundi rugero rwa gatatu rutwumvisha neza kurota uhunga icyo biba bishatse kuba byagenda bivuga. ngo iyo rero urota uhunga ibintu bitagaragara neza, nk'umwijima, igicu cyangwa ikindi kintu kidafite ishusho, ibi bishobora kuba byavuga ko hari ikintu utazi neza cyangwa se ibibazo bidafite ibisobanuro urimo guhangana nabyo mu buzima bwawe cyangwa se muri wowe bwite, cyangwa se imbere muri wowe mu yandi magambo. Nk'uko turi abantu twaremwe mu ishusho y'Imana, dufite ubudahangarwa bwinshi cyane bugiye butandukanye buturimo, ariko hari benshi batabizi. Rero igihe wemeye guhangana, byanga byakunda ugera ku ntsinzi cyangwa se ugera ku ntego, nubwo bidakorwa na buri wese, ariko birangira ubonye resulta nziza cyane, cyangwa se ubonye ko ugeze ku ntsinzi. Rero ni byiza, nta mpamvu yo kugira ngo buri kantu kose kaje ubashe kuba wagaruka cyangwa wahunga cyangwa watera induru. Menya ko ushobora guhangana ukagera ku ntsinzi cyangwa se ugatsinda icyo cyose kikurwanya, kandi wowe ubwawe nta n'umuntu ugufashije. Wakwibaza ngo umunsi tuje kuba twaganira kuki, cyangwa se tugiye kuba twavuga iki? Yes, umunsi tugiye kugaruka ku nzozi ikunda kugaruka kenshi cyangwa se ikunda kurotwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Aho kuri uyu munsi wa none twabahitiyemo inzozi yo kurota uhunga. Menya ubutumwa bukomeye buri mu nzozi yo kurota uhunga. Waba uhunga umuntu, waba uhunga inyamaswa cyangwa se uhunga ikindi kintu kitagaragara, uyu munsi uravangaho umenye icyo bishatse kuba byasobanura. Ubundi mu buzima busanzwe kurota uhunga bisobanuye iki, cyangwa se guhunga bisobanuye iki mu nzozi? Njye ndi Aizo wanyu, reka turebere hamwe ibisobanuro bigiye bitandukanye byo kurota uhunga. Muri rusange, kurota uhunga ni ikimenyetso cy'uko mu buzima bwawe hari ibintu ugerageza kwirinda, cyangwa se ibintu bigushyiraho igitutu gikomeye cyane. Inzozi zigaragaza ko hari ibibazo, amarangamutima cyangwa se imyanzuro ukeneye guhangana nayo, ariko wakumva bikurenze ugahitamo kubyirinda aho kubikemura. Birashoboka ko uba uhunga ibibazo cyangwa se ibintu bitakuzanira amahoro muri wowe, ahubwo bigutera ubwoba mu mutima wawe. Ahangaha twabahitiyemo ingero zigiye zitandukanye zirivugaho neza cyane, ariko turaza kugenda tuzivugaho tuvuga imwe ku yindi kugira ngo ubashe kuba wagenda wumva icyo bisobanuye kuba warota uhunga ikintu runaka muri make. Ahangaha tugeze kuri uyu munota, waba utarakora subscribe, share ndetse na comment. Uba utarabikanda rero wahita ubikanda kugira ngo bikomeze kuba byagenda neza cyane, kandi iyo ukanda subscribe ndakubwira ngo buri kiganiro dukoze ukibona mu bantu ba mbere kitari cyaba umuranzi. Rero wanakanda like bikaba bigaragaza ko video yacu uba wayikunze cyane, kandi ni byiza ko iyo wayikunze uba ugomba no kuba wayisangiza abandi cyangwa se wayisharinga abandi ngo babashe kuba bagenda babona ibingibi tugenda dukora, cyangwa se ibintu bisobanuro by'inzozi tugenda dutanga buri munsi. Bisa ni byiza cyane ko tugomba kubaka umuryango mugari kandi umeze neza cyane, cyuko tugomba kugira abasubscribe 10,000 kandi turacyafite hafi 1,000. urumva dufite urugendo rukomeye cyane, ariko dufatanije nizeye ko byanga byakunda tuzabigeraho. Nyuma y'ibyo reka dukomeze ku gice cyacu cya gatatu kiba kivuga ku butumwa tuba dukura mu nzozi tuba twasobanuye uwo munsi. Yes, ku gice cyacu cya gatatu reka ntangire nkubaza, ariko se byaba ari bibi kurota uhunga? Uransubiza yego cyangwa oya, ariko nutinda reka njye nkisubirize. Igisubizo ni oya. Kurota uhunga ni uburyo bwo kwerekana ko hari ikintu cyangombwa ugomba kwitaho cyangwa se ugomba gukemura. Ni nka alarm ikubwira ngo ntukomeze guhunga, fata igihe usobanukirwe n'ibikurimo, hanyuma wubake icyizere imbere muri wowe. Iyo wemeye guhagarara ukareba ibyo wahungaga, ugashaka ko wabirwanya gahoro gahoro, ubuzima bwawe burushaho kugira imbaraga no gusobanuka neza cyane. Hano kantu ukumve neza cyane, ngo iyo wemeye guhagarara ukareba ibyo wahungaga, ugashaka uko wabirwanya gahoro gahoro, ubuzima bwawe burushaho kuba bwagenda bumera neza cyane, cyangwa se burushaho kugira imbaraga ndetse no gusobanuka neza cyane.
ni ukuvuga ngo muri izi nzozi tuba tugenda turota haba hakubiyemo ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye, haba ubu ngubu twumvise hejuru ndetse n'ubundi bice tutavuze. Ariko hano ku gice cya kane reka turebe icyo tugomba kuba twasigarana cyangwa se icyo twakura muri izi nzozi zacu zo kurota uhunga. Menya ko icyangombwa atari ukwiruka uhunga ibidutera ubwoba cyangwa se ibigutera ubwoba, ahubwo ari uguhagarara ufite icyizere ugashaka uko watsinda ibyo bigutera cyangwa se ibyo bigutera ubwoba. Jya wizera ko ufite imbaraga muri wowe, izere ko nta kintu cyakubasha igihe ufite ubushake bwo guhangana nacyo. Uko byagenda kose ugomba kuba wagenda ugitsinda ukabi nta keza. Nkwibutsa ko turi kugenda tugana ku musozo, nkomeza kukubwira ngo nimba utarakora subscribe nawe rwose yikande ujye mu muryango mugari wacu, dukomeze kugenda tumenya ubusobanuro bw'inzozi bugiye butandukanye. Yes, dore ko dufite amavideo menshi cyane avuga ku nzozi agiye atandukanye. Nawe rero niba utaratwandikira cyangwa utaratubwira ibyo warose urimo urahomba cyane, nyamuneka ihute cyane uje muri comment utubwire cyangwa se utwandikire kuri nimero yacu, dore ko nayo tuba tuyifite nimero muduhamagaraho mukaba mwabasha kuba mwatubona, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukajya hano muri comment ukatwandikira. Namba yacu ni 0784477541. Iyo niyo nimero dukoresha hano, nimero kabisa uhita witabwa iyo uyihamagaye, cyangwa se wanandikira nabwo ugahita usubizwa byihuse cyane. Ese bwese kurota uhunga giki? Nsangiza igitekerezo cyawe munsi hano muri comment, kuko biranshimisha cyane iyo mbonye kabisa wagaragaje inzozi zawe. Biba ari byiza cyane, cyangwa se wadusangije inzozi uba wagiye urota. Kandi ntimukajye mwibagirwa kuba mwakora subscribe, share ndetse na comment, kuko bigaragaza ko mufite ubushake bwo kuba mwadufasha kugira ngo dukomeze kugenda dufashanya, kuko kuri izi nta muntu wikorera ikintu ngo ayibashiriza, ko buri umwe agenda afasha ubundi gake gake. Rero hari n'abakunzi bacu bagenda badusaba nyine kuba twagenda tugira inzozi tugenda tubasobanurira, ariko hari n'abatubwira ngo tubasobanurire izo twabashije kuba twasobanura. Nyamuneka mugiye mubanza murebe muri video, murebe ko wenda video twakoze inzozi ziwaruse tutazivuzeho, nusanga tutarazivuzeho tubashe kuba twakora iyo nzozi yindi watubwiye. Ariko hari abatwandikira nyine kabisa bakatubwira inzozi twagiye dukora ugasanga ntago ari sawa cyane, ariko nabyo ntacyo biba bitwaye, dore ko abantu benshi bakunda kutubwira ngo tuzabasobanurira inzozi zijyanye n'ibintu byo kurya, kandi izo twazikozeho cyane, twagiye tuzikora kabisa ibintu bijyanye n'ibintu by'imbuto no kurota imbuto twabivuzeho kenshi. Ariko ni byiza cyane mukomeze mutubwire, mukomeze mutwandikire, ni byiza tuba tubona ko namwe mutwitayeho. Rero reka durutaha, ndabakunda cyane kandi bahuza ku mutima mwebwe mwese kandi bakunzi ba Aizo mwese. Imana ikomeze kuba yagenda ibahereza umugisha, mukomeze kugubwa neza cyane.